uwo munsi perezida aza mu misa, baravuga ngo ku cyumweru azagaruka ngo kandi azaza mu misa ya mbere. Nanjye icyo cyumweru ngikoresha neza, ndavuga ndakibyaza umusaruro, mwandikira ibaruwa. Ndamwandikira mwereka akababaro kanjye, nyakubahwa perezida wa repubulika dukunda. Ngerageza nanjye nyine kwirwanaho muri iyo baruwa. Mu gitondo nagiye mu misa ya mbere, nzindutse ndagenda mpitamwo intebe nicara. Hanyuma nawe ntiyakererewe, yaje kare arinjira. Dore igitangaza rero, yinjiye yanga kujya kwicara mu ntebe bari bamuteguriye agomba kwicaramo. Ageze aharinganiye n'intebe nicayeho, ahita aza yicara iruhande rwanjye. Noneho ngiye kuyivanamo, mbona umusirikare w'umujepe, mpuzana w'amaso, ndebye ukuntu andeba. Ndavuga nti aho gupfa uyu munsi nazapfa ikindi gihe. Mu bantu bafite abagore beza no muri uru rusengero n'ahandi, ahantu hose ngibyo narabigenzuye, nta muntu ufite umugore mwiza nkanjye. Reka rero turambure Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Turasoma amagambo y'Imana mu gitabo cya mbere cya Samuel. Igitabo cya mbere cya Samuel niho tugiye gusoma mu isezerano rya kera. Igitabo cya mbere cya Samuel, igice turi busome nacyo ni icya mbere. Turasoma amagambo yanditswe ku murongo wa 26 tugere ku wa 29. Igitabo cya mbere cya Samuel, igice cya mbere, murongo wa 26 kugera wa 29. Urupapuro rwa 261. Reka dusome. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, ninjye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndumva nshaka gusoma irindi jambo riri muri Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ndashaka gusoma amagambo ari mu bice 15 ku rupapuro rw'111 mu isezerano rishya. Yohana ibice 15, ndasoma umurongo wa 18 ngere ku murongo wa 20. Hari amagambo avuga ngo, ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga.
mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Nanone kandi mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Samweli yanditse ibitabo bibiri. Hari igitabo cya mbere n'icya kabiri. Hanyuma aho dusomye rero ni mu gitabo cya mbere. Iki gitabo rero kibamwo amagambo muri iki gice cya mbere yankoze ku mutima mu buryo bukomeye. Batubwira ibyabaye ku mugabo Bibiliya ivuga ngo yari atuye i Ramatayimu Sofimu. Hanyuma uyu mugabo ngo yari atuye mu gihugu, aha ni mu gihugu ngo cy'imisozi ya Efurayimu. Uyu mugabo rero ngo yitwaga Elukana. Elukana uyu igihe cyarageze ashaka umugore. Ashaka umugore nk'uko abandi bashaka. Turimo kugenda na yemwe. Ashaka umugore nk'uko abandi bashaka. Mbonye bene data bari gushima Imana ko yabakoreye ubukwe. Natwe hano nuko tutavugira rimwe mu rusengero, tuba twuzuye amashimwe, kandi mu mashimwe nanjye ngira ishimwe ry'uko Imana yankoreye ubukwe. Imana ishimwe. Nkiri umusore najyaga nsenga Imana, ariko nari mfite impamvu nasengaga Imana, nkayibwira ngo Mana ndagusabye, nkayisaba ibintu bigera kuri bitatu. Nari narayisabye umugore mwiza. Hanyuma kandi umugore mwiza navugaga si uw'uburanga, ahubwo numvaga nshaka umugore ukijijwe neza. Umugore ukijijwe neza burya niwe mwiza. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima, iravuga ngo ameze nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Iyo ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana ryanditswe mu Migani. Hanyuma rero iryo jambo ryanteye ubwoba, nifuza umugore mwiza rero, umugore ukijijwe. Hanyuma nsengera icya kabiri, ndavuga nti Mana, kandi ubwo nasengaga ntyo nari mfite ikigeragezo gikomeye cyo gukundwa n'abakobwa benshi batandukanye. Ariko Imana yari yarangize seriye, nari umusore uri seriye, ku buryo gupfa kunyegera byagusabaga imibare myinshi. Nari narafashijwe n'ijambo rivuga ngo muri umunyu w'isi. Wari twigishije aratubwira ngo uzafate umunyu uwumene hasi, hanyuma ujye uza gusura urebe ko inshishi zaje kuwukoraho. Ndavuga nti nzaba umunyu rero. Barankundaga bagapfira mu gihu, bagashaka uko bazangeraho, bikaba abantu ibibazo. Hanyuma rero nsenga Imana ngo izampe umugore mwiza. Umugore mwiza, umugore witonda, umugore usenga Imana, umugore utazantera amahane ngo atume njya gusenga aho gusengera itorero, kuko Imana yari izi ko n'icyo gihe yari yarabimbwiye. Hari kera yari yarambwiye ngo mwana wanjye
uzitonde ndashaka kuzankorera umurimo. Yari yarambwiye ko nzaba pastori rero. Ndasenga rero ndavuga nti umugore rero mubi ntiyazatuma nkora imirimo ya gipastori neza. Nyisaba umugore mwiza, ndashima Imana yampaye umugore mwiza. Mana ishimwe. Naciye imanza nyinshi z'abagore n'abagabo nkiri umusore. Hari n'urwo nagezemo n'abasuye umugore araza abwira umugabo we twicaranye, aramubwira ati sinakubwiye ko uri imbwa. Atukangisha impaka ati ubu urabona utari imbwa. Umugabo agerageza nyine ahita agira isoni abura uko abigira. Urumva nari ndaho nanjye mba ndumiwe. Aramubwira ati ntunyicire ijisho uri imbwa, n'umushyitsi wawe ahari uri imbwa. Arangije araseka ahita yikatira arigendera. Hanyuma umugabo arambwira ati nagaruka uze kumureba, ati nagaruka uze kumureba neza kuko ntari bubure guseka. Rero umugore ukunda guseka atuze kumwitegereza, urabona amenyo abiri ye y'imbere ntayarimo. Arambwira tumva ikibabaje, buriya uyu mugore arimo kunyita imbwa kandi ari amenyo ni nge wayakuye. Arambwira ati nayakuye nkiri umupagani nasinze. Ati ntashe ndamuhamagara ngo ankingurire kandi hari nijoro yasinziriye. Ati atinze gato, hari mu giturage nta porutaye zabagayo kandi hari kera habaga ibyo bita imyugariro, mwe ntimwapfa kubimenya, murabo mu mujyi. Ariko abavuye mu cyaro iyo myugariro barayizi. Ati mfata umwugariro umwe, ati arimo kuyivanamo, ati mfata umwugariro umwe, ati mwumukubita mu kanwa, atahita acira amenyo yacira hasi. Ati none narakijijwe, ibyo byose narabiretse, n'amacandwe sinayamucira. Atari reba ukuntu Satani agerageza. Ati ahora angerageza kugira ngo arebe ko namukubita, atari ko ntazamenera amavuta. Mumpera Imana icyubahiro. Uwo mugabo yanyereye imbuto nziza cyane. Ibyo byose nari nzi rero byanteye gusenga. Nari nimo mbabwira nyine nakiranuye abagabo benshi n'abagore kandi ndi umusore. Nkajya nsenga Imana nkavuga ngo Mana sinshaka umuntu uzangerera mu rugo aje kunkiranura n'umugore. Ndashima Imana mu myaka yose tumaranye, dusigaje umwaka umwe tugakora anniversaire y'imyaka 25 tumaranye. Ntaransuzugura n'umunsi n'umwe. Mana ishimwe nawe kandi muhe umugisha. Ikindi nasenze Imana ndayibwira ngo Mana uzamfashe sinshaka kuzishingira. Kwishingira nari narabyanze, mbisaba Imana ko ntabishaka, ndashaka kuzasezerana. Nari mfite impamvu nasengeraga icyo kintu nkizwa. Narageragejwe nkubitwa ndi umusore kandi ufite imbaraga. Kera nagiraga imbaraga nyinshi, ndakubitwa nkubitwa igihe kirekire. Hanyuma iherezo ry'uko gukubitwa banciye mu muryango. Hanyuma ku munsi wo kunsha mu muryango bansinyisha ibintu 3 bikomeye. Icya mbere nuko nsinya ko ntazigera mpabwa umugore. Hanyuma icya kabiri nuko nsinya ko batazongera kundihira minervari. Icyo gihe nari ndangije umwaka wa 2 segonderi kandi nararibonye ndushe.
nararibonye ndushe nize uwa 8 imyaka 5 hanyuma mu mwaka wa 4 niga uwa 8 nigira inama ndavuga nti ibi bintu aba bantu bakora perezida wa repubulika ntabizi. Ndavuga nti ntabizi, ubundi hari ibintu abantu bo hasi bakora perezida batazi. Murabinyemereye? Ndavuga nti ibi bintu ntabizi. Nari nagiye mu misa ahitwa Irambura, numva baravuze ngo uwo munsi perezida aza mu misa, yari Habyarimana. Hanyuma baravuga ngo ku cyumweru azagaruka ngo kandi azaza mu misa ya mbere. Nanjye icyo cyumweru ngikoresha neza, ndavuga nti ndakibyaza umusaruro, mwandikira ibaruwa. Ndayandika, ndamwandikira mwereka akababaro kanje nyakubahwa perezida wa repubulika dukunda. Ngerageza nanjye nyine kwirwanaho muri iyo baruwa. Ndamubwira nti navuye mu wa mbere mbu wa mbere ngera mu wa 8. Ababaga banyuma tugeze mu wa 8 baratsinze kubera amafuti aba muri iki gihugu, ibintu bakora utabizi. None ni umwaka wa 4 ndi kwiga mu wa 8. Nyakubahwa perezida wa repubulika n'ubundi ni njubu wa mbere mu ishuri. Ndagusabye ungirire impuhwe umpe ishuri, ndashaka kwiga. Ako kaje kugira ngo mbabwire ukuntu nari narabonye ishuri ndushe, hanyuma namara kuribona nabwo kubera nkijijwe bakansinyisha ko batazongera kundihira minervari kubera ko nakijijwe. Yari iterabwoba rikomeye, ariko Imana yari yambwiye ngo ibikangisho by'umwanzi humura, ni intare iziritse, ntutinye, nzabana nawe. Hanyuma kugira ngo mve kubyiyo baruwa nandikiye perezida, mu gitondo nagiye mu misa ya mbere, nzindutse ndagenda mpita mu intebe nicaraho. Ndagenda nyicaraho ahantu ndaba ndimo kumureba neza aho yicaraga imbere. Ndavuga nti ndashaka uburyo nyimuhatu niba ibahasha yanjye nyifite mu mufuka. Hanyuma nawe ntiyakererewe, yaje kare arinjira. Dore igitangaza rero, yinjiye yanga kujya kwicara mu ntebe bari bamuteguriye agomba kwicaramo. Ageze aharinganiye n'intebe nicayeho ahita aza yicara iruhande rwanjye. Ndavuga nti Imana ishimwe nikuzanye iruhande rwanjye, ubwo ni mu mutima. Ndavuga nti ndayiguha tu. Nawe uri kuvuga utari nkanjye nari guhita nyimuha. Naravuze nti reka nkure kubanza usenge, ndayiguha. Arangije gusenga ya ndavuga nti ni ukwimuha hakiri kare. Reka mbabwire niyihutire, misa yarangiye ntari nayimuha. Wenda ubwo ari weho warayimuhaye, nge byarananiye kandi nari mbabaye. Misa irangira ntarayimuha kubera ko inshuro zose nakoraga mu mufuka kugira ngo nyizamure, nagezagamo intoki, hanyuma amazi agatonyanga mu ntoki, intoki zikabyinira mu mufuka, noneho nkazivanamo nkihanagura ku gapira nari nambaye. Mba muri ibyo ntumbaze aho basomye, ntumbaze ibyo bakoze byose, ntiwirirwe ubimbaza uwo munsi. Nari mu mibare y'ukuntu ndamuha ibahasha, hanyuma misirindi irangira ntarayimuha. Abarahagurutse arasohotse, ndavuga ntoya mbaye ikigoryi, ntabwo ibi nabyemera. Ndahaguruka ndamukurikira ndavuga nti umusenyi muhera aha koko barimo gusohoka abantu bitondetse nkariya, harimo kugenda basuhuza hari iwabo. Rero nta kibazo.
nigira inama ndavana kuri uyu murongo abantu bakoze bari gusuhuza perezida, reka nza nsohoke. Ndasohoka hanze y'ikiliziya mpagarara hagati y'abasaza bari barimo kumusuhuza, nayo akaboko ngashyira mu mufuka gafashe bahasha, ndavuga nti ansuhuza hanyuma mpita muhereza. Arabasuhuza yagiye kungeraho, noneho zirabyina, ndavuga nti ibintu birankomeranye, nigira inama yo kuzihanagura, muhereza umukono, kora mu biganza, aratambuka, ndavuga nti mbaye kwa kundi kandi. Nigira inama ndagenda ndamanuka mpagarara ku modoka ye ku muryango, ndavuga nti naha ndi buyimuhere. Arangiye gusuhuza abantu, mbona arabapepeye, araje aza ku modoka, nanjye nari ku muryango. Ntibabibuzanyaga aho hafi, ntibabibuzanyaga hari wabo, ntibahatekerezaga ikibi. Hanyuma ngiye kubona agiye kungeraho, nabyiteguye, nari nayivanye noneho mu ikabutura, nayishize mu mufuka w'ishati, ndavuga nti ndayimuha. Noneho ngiye kuyivanamo, mbona umusirikare w'umujepe mpuzana w'amaso, ndebye ukuntu andeba, ndavuga nti aho gupfa uyu munsi nazapfa ikindi gihe. Bamukingurira urugi, ajya mu modoka, aragenda. Imodoka nyikurikiza amaso, iragenda, ndataha n'agahinda kose. Uwo mwaka nawo nkora ikizamini kandi neza, bamanitse ibyo batsinze, mbura izina ryanjye. Ndavuga nti nziga nziga, sibira mu wa 8 inshuro ya kangahe? Ya 5. Ubwo nigira inama, ndavuga nti nje n'ubundi namanyanga barayakora, nari umupagane nemerewe nanjye no kuyakora, namanyanga bakora, nta kundi byagenda. Ndagenda ndiyandikisha mu wa 8, baranyandika, mbaha amafaranga niyo batwakaga icyo gihe cya kera. Ndibuka nabahaye ibihumbi 3, kuko ibyo nasabaga byari ibintu bikomeye. Nari ngiye gusibira, kandi kondisiyo ari uko barandika izina, nge nkazagenda ngiye gukora ikizamini cya leta gusa, ntashaka kuzasubira mu ishuri. Baravuga bati rero abandi ni 1000, ubwo we iyi aferi irakomeye, ni 3. Ndabiba. Ndangije ubwo nari nkoze imibare, ndavuga nti rero kuko byanze bikunze nziga, ngiye kuyabaha nsibire, hanyuma ariko kugira ngo ntatigihe njya kwiga mu ishuri ryitwa Serayi ry'imyuga. Nkiga muri Serayi, ariko niga no muri primaire hakiga y'izina, muri Serayi nkigayo, nkiga kubaza, kubaka n'ibindi. Hanyuma nigarukire rero, byaje kurangira uwo mwaka nakoze ibyo by'abantu bitwaza bajye babyihorera. Muri uwo mwaka bahinduye minisitiri, bashyiraho umuminisitiri witwaga Mbangura Daniel. Baravuga ngo iwabo hari ku Gikongoro. Ndavuga nti rero byabuze se, ibintu byananiranye. Minisitiri ari uwacu hano muri segiteri imwe, twari dutuye muri segiteri yitwa Birembo, nge na Nsekarija Royce, minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Ariko kubera ibyo ntashatse kuvuga, niga imyaka iyo. Bazanaga lisite y'abatsinze, hakaba hari abantu 180 muri komine Giciye. Hanyuma hashira iminsi mike bakazana n'indi ya kabiri y'inyongera, iriho abantu 120 n'ubundi. Izo zose nkajya kuzishakaho amazina sinyabone. Ndavuga nti rero ubwo bahinduye minisitiri byo birazambye, ariko Imana ntije buri nzira. Uwo mwaka niwo natsinze, nyatangira segonderi mfite imyaka 20.
uyu munsi umukobwa wanjye ufite imyaka 17 muri uku kwa 11 aratangira kwiga muri Universite i Butare, agiye kwiga medicine. Afite imyaka 17, nge natangiye segonderi mfite imyaka 20. Niga umwaka wa mbere n'uwa kabiri, uwa kabiri urangiye ndakizwa. Tugendane neza. Ndakizwa, nkijijwe rero. Ibibazo barampagurukira, bintu birakomera, hanyuma bigera kuri wa munsi wo kunca mu muryango, bansinyisha ibintu nari mbabwiye ko ari 3. Icya mbere nuko ntazabona umugore mu muryango w'iwacu. Icya kabiri nuko batazongera kundihira minervari, amashuri ubwo nyahagaritse. Bashiraho icya gatatu, baravuga ngo icya gatatu mu masambu y'umuryango nta habe n'icyo bita iyogiyogi, ntimwarimenya muri abanyamugi. Hanyuma barangije baravuga bati ibintu by'ingenzi turabirangije nibyo, ngaho ni cyiza gisinye. Data yari umugabo ucitse ukuguru, arahaguruka araza ahagarara iruhande rw'uwari urimo kwandika, aramubwira ngo soma izo ngingo numva uko wazanditse. Arazisoma, akura inkono y'itabi mu kanwa, ashaka kumucira mu maso. Aramubwira ngo kubera iki kuki utambajije aha? Aravuga ngo kuri buri ngingo andikaho ngo umwuka wera na pasitoro bazamuha umugore. Umwuka wera ngo umwuka wera ngo na pastori ngo bazamurihira amashuri, ngo umwuka wera ngo na pastori bazamuhe amasambu. Umwanditsi abishyiraho atumva atabona, kubera ko byari bikomeye, abishyiraho abyandika neza, buri ngingo agashyiraho ngo umwuka wera na pastori. Niba hari amagambo yanejeje, haleluya. Ariko Bibiliya iravuga ngo ahindura, oya ni umuririmbyi w'indirimbo ya 35 yaravuze ngo ahindura iyo mibabaro ngo kugira ngo anezeze. Ndanezererwa, ndangije bati naza sinye, mfata ikaramu rero nza gusinya ndimo kuririmba. Nza gusinya ndimo kuririmba akaririmbo ko mu wa Pentecote, nza ndimo kukaririmba. Bampereza ikayi bari banditsemo, yari ikayi nini. Hanyuma barambwira ngo ahantu ko ari 3 hose uri buhasinye. Mfata ikaramu nsinya hambere ndirimba, nsinya n'aha kabiri ndirimba, nsinya n'aha gatatu. Barangiye barambwira ngo ninje mu nzu, mfata utwanjye ngende. Ninjiramo ndirimba, njya kudufata ndagenda. Hanyuma rero nigarukire iyo ngingo yo kuvuga ngo umwuka wera na pasitoro bazamuha iki? Umugore. Iyo niyo yatumye ngira icyifuzo gikomeye, ndavuga nti Imana uzandinde, uzamfashe, sinzigere nishingira. Ndashima Imana ko ntigeze nishingira rero. Narimvuze ngo uyu Erukana yakoze ubukwe nk'uko abandi babukora, abukorana n'umukobwa mwiza yakunze witwaga Hana. Hanyuma bageze mu rugo, hari icyo ubundi abageni baba bategereje. Merutse kumva umubwiriza butumwa umwe ari kubaza abageni, yararimo abaza umusore, aramubaza ati none se ko nshimye ko waje mu nzu y'Imana ugashima Imana, ati umugore ntiyari yatangira kurwara? Noneho numva umuhungu aravuze ati oya ntiyari yatangira, ariko nabyo bizaza. Iryo jambo riba riranshanze, nza gukurikirana nyine, aho nza kumenya impamvu ko burya nyine abategereje kurwara, akumva mu nda ibintu byahindutse, akumva atangiye kugira agaseseme. Hanyuma Hana yategereje agaseseme, wapi? Ategereza ko mu nda byahinduka, wapi? Amateke akarya, inyama akirira, ibishimbo akirira. Hakavuga atari ku ibintu ko abandi bambwira ko hari igihe kigera umuntu akumva ashaka no guhekenya ikara. Hatubu nkanjye byagenze bite? Hana arategereza biranga.
buriya hari ikigeragezo kiba gikomeye. Ikigeragezo cyo kubura urubyaro mu bigeragezo byose burya kirakomeye. Hana arageragezwa n'umugabo arageragezwa, imiryango irahaguruka bati niko wowe Elukana uciye umuryango, shaka uburyo baramurembya. Rero acika intege ajya gushaka uwitwa Penina, nawe barasezerana abagize umugore wa kangahe, wa kabiri. Penina akihagera rero kwezi kumwe kwari guhagije, kavuga ati ariko ibyo bivuta mwatetse ni bwoko ki, muje kubirira hirya iyo. Nakubwira ngo uje kubirira hirya iyo uzaje ujyayo utazamumerera nabi. Hanyuma mu yandi magambo Penina yari yasamye arabyara. Bibiliya iravuga ngo yabyaye abahungu n'abakobwa. Amaze kubyara rero Elukana agakunda Hana cyane, ariko Hana Bibiliya iravuga ngo Imana ni Imana yari yarabikoze. Hari igihe abantu bajya bashira ibikorwa by'Imana bakabishira kuri Satani. Burya muzaje mwitonda Satani atazagira ngo arakaze kurusha Imana. N'ibikorwa by'Imana, gahunda z'Imana mukazitirira Satani kandi atari we. Bibiliya iravuga ngo Imana Uwiteka niwe, ntabwo ari Satani wari waramuzibye indibyara. Imana niyo yari yarazibye indibyara ya Hana, kandi Imana iyikorera ibintu byose kunguka. Nta kintu na kimwe ikorera guhomba, ibizibye ikora. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo urinde wowe ugisha Imana impaka. Icyakubwira icyo kumara imyaka 20 ntaratangira segonderi byamviriyemo, nibyo bitumye mpagarara aha, nibyo byatumye nkizwa. Burya yongera mu 8 bikaba automatique ngahita ngenda. Inzira yo gukizwa ntabwo byari kuzoroha, nubwo Imana igira inzira nyinshi, ariko iyo yahisemo yariyo. Ndashima Imana. Hana rero arihangana, umugabo kubera kumukunda akamukorera utuntu twiza. Bibiliya iravuga ngo uyu Elukana ngo uko umwaka utashe yari umuntu w'Imana, yari azi gushima Imana. ngo uko umwaka utashe ngo yafataga umuryango we, ngo abahungu n'abakobwa be n'abagore be, ngo akazamuka akagenda akajya ishiro. Kujya hehe? Ku gishiro. Bwira mugenzi wawe, mubwira uti uje wibuka ku gishiro. Ngo akagishiro kujya gutambira Uwiteka ibitambo no gutura amaturo yishimwe kuko Uwiteka yamugiriye neza. Hanyuma ngo iyo yatambaga ibyo bitambo kugira ngo nihute, ngo yafataga umugabane agahereza umugore we Penina wari warabyaye, ngo hanyuma ngo agaha n'abahungu be n'abakobwa, ngo yarangiza ngo agafata imigabane 2 akayahana, ngo kuko yamukundaga cyane. Niko Bibiliya ivuga. Ariko Hana ntashira umubabaro. Buriya mu magambo yoroshe kuvuga, iyo nayabaze usanga iyo ubaze inyuguti zigize iryo jambo usanga ari na nkeya, biroroshe kurivuga iryo jambo. Ijambo ribwira umuntu ngo ihangane pase, ihangane mwari, ihangane pasiteri we, ihangane muririmbyi, ihangane mucuranzi, ihangane mukristo we, munyamasengesho, ihangane ni ijambo ryoroshye, ariko uko ryoroshye kurivuga, niba hari ikintu gikomeye muri iyi nzira, niba hari ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi gikomeye kugikora, ni ukwihangana. Kwihangana birakomeye. Umunyarwanda we yaravuze ngo utabusya abwita ubumera. Igihe wabwira umuntu utihangane atakwihangana, ukagenda urimo guca imanza utari, ariko nka buriya ko nari namubwiye ngo niyihangane kubera icyo atihanganye.
hari uwabonye kwihangana burya bikomeye abimenya inzara yamuriye. Yajyaga abwira abantu ngo nibihangane inzara yabariye, umuntu akakubwira ati rwose umaze 3 ntarya, ukamubwira uti ihangane ndagusengera. Ihangane ndagira nti ndagusengera. Ayo namagambo ihangane ndagusengera. Se abadayimoni b'inzara bicwa na ihangane ndagusengera. Badayimoni b'inzara bicwa n'ibiryo muhe biryaje kurya, naho ibyo bya ihangane bivemo. Muntu arashonje yenda gupfa ngo ihangane ndagusengera. Nubwo wasenga wuzuye umwuka unganute, zana ibyo kurya, nidushaka tuba duke utwara ugiye kurya muheho arye, narangiza kurya umusengere, urebe ko atazahembuka agaciro. Reka nigarukire. Hana bakamubwira ngo ihangane, kugeza ubwo umugabo we ngo yaramubwiye ngo ariko ubundi urarizwa niki? Ububona ntakurutira abahungu n'abakobwa. Hana ntiyagira icyo avuga, ariko yarazi ibyo akora. Agahinda yagaterwaga n'uburyo Penina ngo yahoraga amubabaza. Uko bagiye n'ishiro bari no mu nzu y'Imana akamubabaza, aho bari hose ngo akamubabaza. Yajyaga amubwira amagambo amutera agahinda, akamubwira ati ariko nk'ubwo nk'iyo myenda baguha ibipfiki, ubundi uri umugore. Mbega amagambo we, akamuserereza akamutesha umutwe. Umugabo akamuha imigabane 2, ariko Hana ntibigira aho bimugera, akavuga ati Uwiteka azandengere. Hanyuma rero kuko ngiye kurangiza, Bibiliya iratubwira ngo cyagiye cyo kujya gutamba ibitambo, ngo baragenda bageze ishiro. Bagezeyo we apanga gutangira amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ngo abandi bararya baranywa, we ntiyarya ntiyanywa, ahubwo ngo aza kubacunga banezerewe, barimo kurya barimo kunywa, ngo arabacunga, aranyerera, aragenda, aravuga ati ngiye kwihererana n'Imana yanjye. Penina yaramaze n'ubundi kumushengura umutima. Hanyuma aranyerera, aragenda, ageze ku rusengero, ageze ku nzu y'Imana, ngo ahageze ahasanga umutambyi Eli, ngo yari yicaye ku ntebe ye, ngo ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero. Araza atambuka neza mu kinyabupfura. Eli aramwitegereza, aramureba. Ngo ageze mu rusengero, oh haleluya, arapfukama atangira gusenga. Yaragize ikibazo, aravuga ati narinzi ko nta muntu nsanga ku rusengero, ibintu ngiye kubwira Imana sinshaka ko hagira umuntu n'umwe ubyumva. Ahageze rero ngo azamura isengesho, ariko arisenga mu buryo nta muntu. Bibiliya iravuga ngo iminwa yaranyeganyegaga, ngo ariko ijwi ntirisohoke. Hanyuma Heli nawe, umutambyi Eli, ategereza kumva ibyo umugore avuga, arabibura. Ngo amwitegereje akabona iminwa iri kugira itya, ayoberwa ibibaye. Hanyuma kubita agatima aho uwo mugore aturutse, yumva ibyo barimo, arangije araza. Abayobozi muje mutwihanganira, hanyuma mudusobanurire. Hari igihe dukenera ibisobanuro by'ibintu bitandukanye. Mwabyumvise? Kuko ntabwo tugomba kurangara, twahamagariwe kurinda umukumbi. Ntabwo ibintu rero twabirebera, tuba tugomba kubaza tukamenya uko bimeze. Eli amugezeho aramwaza ati niko wa mugore we, uzageza he isindwe ryawe? Umugore ntiyarakara, amenya ko ari umutambyi umubajije, amenya ko ari ndumubajije, ko ari umutambyi. Aravuga ati byari byo byose umutambyi umbajije mfite uko ngomba kumusubiza. Aramubwira, iyo usomye amagambo yamusubije, yaramubwiye ngo umuja wawe sinasinze. Aravuga ngo ahubwo nsutse, haleluya, ariko nsutse amaganya yanjye imbere y'Uwiteka Imana.
yo era aramubwira ngo niba ari ibyo mbese nuko bimeze. Haramubwira ngo niba ari ibyo haguruka wigendere, ahubwo Uwiteka yumve gusenga kwanjye nanjye, Uwiteka aguhe ibyo umutima wawe ugize ute usabye. Arataha rero, ageze imuhira, Bibiliya niko ivuga, ageze imuhira iryo joro nibwo yasamye inda ya Samweli. Yo hashize ukwezi yumva ubuto busigaye bunuka kandi bwarahumuraga. Yo ibyo yakundaga, bateka ibishimbo akizengagiza kugira ngo ibintu batabimenya, kuko ntabwo yihutiye kubitangaza, akizengagiza akareba aho yerekeza kugira ngo bitamukubita umwuka. Yo atangiye guhugwa, niko babyita. Reka mbabwire, byarangiye ibaye inda kandi ivukamo umwana w'umuhungu. Imana ishimwe, muyimere icyubahiro. Bibiliya avuga ngo iyi Mana niyo ituma batwita kandi niyo ituma babyara. Imana ishimwe. Amubyaye rero yari yarabwiye Uwiteka, abwira Uwiteka, tumva Uwiteka we, nunkiza aka gasuzuguro ka Penina, umwana uzavuka nzamutura Uwiteka, nzamuzana mu nzu yawe ahiga imihigo. Aravuga atazaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Avutse rero atangira gupanga ukuntu azamujyana mu rusengero. Bibiliya ivuga ngo igihe cyarageze basubiye i Shilo, aravuga ati nge sinjyayo, nimundeke nzajeho ngiye guhigura umuhigo, hanyuma bitegura neza. Igihe kiragera rero, uzasome Bibiliya, yazanye ibintu byinshi by'amaturo yishimwe mu nzu y'Imana. Hanyuma rero ahageze azana wa mwana. Aya magambo twasomye ni hano hageze. Haleluya. Ariko ni hano ugeze ku rusengero, mujye mubareka abantu bishimira Imana, baba baranyuze ahantu hakomeye kandi bahanyura nibo baba bazi ukuntu byari bikomeye, nuko bareka bagashima. Hari igihe umuntu ashima Imana, abandi ukabona bari kunoshana ngo nka buriya ngo biriya avuze ngo yumvaga ngo biri butumare iki. Mureka shime niba bikubihiye, icara wihangane, uzabimenya nawe Imana yakuremeye amashimwe. Azafashe Samweli mu ntoki, Eli arongera aramubona, amubonye rero, hanyuma umudamu Hana aravuga tumva Nyagasani, umva Nyagasani, nimunsubize inyuma, ninje wa mugore. Haleluya, ninje wa mugore. cyagihe wari uhagaze imbere yawe nsaba Uwiteka. Aramubwira ati kandi burya nubwo natashe ntakubwiye icyo nsabye Uwiteka, burya uyu mwana, haleluya, ariko uyu mwana burya niwe nasabye kandi Uwiteka ndamushimiye kuko yampaye icyo namusabye. Hanyuma rero burya nari nahize umuhigo kandi nari navuze ngo nzamuzana mu nzu y'Imana, hanyuma abo watuwe Uwiteka iminsi yose. Amuhereza umwana, arangije Bibiliya niko yatubwiye, apfukamaho ngo asengera aho ngaho. Hanyuma uze kugira amatsiko, usome igice cya 2, wumva isengesho Hana yasenze. Arasenga ashima Imana, aravuga ati wari ingumba abyaye 7. Haleluya. Maze yahavuze amagambo menshi, yaravuze ngo iyi Mana ngo nikura abakene ku cyavu. Mana ishimwe. Haleluya. Mana ishimwe. Hana
wahoze mu bigeragezo. Hana Penina yari yaramereye nabi mu buryo bwose, noneho ageze mu rusengero ageze mu rusengero, noneho arimo kuvuga ngo ni njye wa mugore. Hana ageze mu rusengero arimo kuvuga ngo ni njye wa mugore. Ijambo, intego y'iri jambo irakubwira ngo ihanganire mu kigeragezo urimo, ukomeze usenge, ntucike intege, ukomeze usenge, ukomeze ubane n'Imana, ugeragezwe usenge, bagutuka usenge, bakuvuga usenge, bagusuzugura usenge. Umva, ibigeragezo bikugereho, ubukene bukugereho, usenge Imana, ukomeze wihangane. Ndagira ngo nkubwire ngo nukomeza kwihangana, hari umunsi uzahagarara urimo kuvuga ngo ni njye wa mukobwa, ni njye wa mugore, ni njye wa mugabo, ni njye wa musore. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Ariko ubundi muri urusengero harimo abantu bageragezwa. Tugiye gusenga Imana, begekaho inzugi mbabwira akantu dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko mureke mbabwire, iyi Imana ishaka ko uzahagarara hano ugashima Uwiteka, ishimwe rimugirira umumaro. Ndagira ngo nkubwire ngo akunyuza ahakomeye. Tubigendanyemo buriya. Reka mbisobanure ngo, umva, uyu Hana ahagaze harimo gushima afashe Samweli, umurebye nuwo kwifuzwa, ariko igihe yageragezwaga ntiyari uwo kwifuzwa. Nkunda ijambo rivuga ngo umwami wacu Yesu ngo ubwo yageragejwe, uyu mwami ngo ubwo nawe yageragejwe, ngo azi no gutabara abageragezwa. Haleluya. Ariko hanyuma ijambo ryatubwiye ngo umugaragu ntaruta shebuja. Niba abisi baramwanze, nta mpamvu yo kugira ngo ubone kugushyira ishyano. Niba abantu bakwanze, babuzwa n'iki kukwanga se kutari uw'isi? Niwemera kuba uw'isi, niko Bibiliya yatubwiye, bazakwemera. Ariko niba waratoranijwe mu bisi ukaba udashaka gusa n'abisi, abisi ntibazakwemera. Mane tugirire neza. Reka mbabwire amagambo akomeye. Uyu Hana nuwo kwifuzwa, kandi nanjye iyo nsomye aya magambo ndavuga nti yewe we, icyampa nkaba nka Hana. Ariko mureke mbabwire ibyo nabonye. Naje kubona burya nta Hana n'umwe ubaho, nta Hana n'umwe ushobora kubaho. Na hano ntiyahaba Hana utagira Penina ntabaho. Neko mwabirebye mwigeze mumbonera Hana utagira Penina? Iyo ushaka kuba Hana uremera Penina akagucura bufuni, akagucura buhoro, kugira ngo zavemo Hana wa original. Nuko bimeze. Ntibishoboka nta Yosefu ubaho utagira muka Potifari. Wa muntu inzara yariye yabwiye abantu, aravuga tumva, umuntu nakubwira ngo nzi kwihanganira inzara, uzamubwire ngo nzakumenya yateye. Inzara nitera ibyo uvuze nibwo nzamenya ko wabishobora koko. Nta Yosefu ubaho utagira muka Potifari, uwo ni igipirate. Hari ukuntu abantu bajya mu masengesho, bamara kunezererwa bamwe bakanatubesha ati Imana yanyise Dawidi, akaza hano ati haleluya mutameni, tinitwa runaka, ati Uwimana yise Dawidi. Wamucunga ugasanga ntaho ahuriye na Dawidi. Nta Dawidi utagira Sawuli, uwo ntabaho. Dawidi utagira Sawuli wamukura hehe? Uwo ni Dawidi. Uwo ntari Dawidi, ni igipirate, ntabwo ari Dawidi. Nta Moridekayi ushobora kuboneka hatabonetse Hamani. Ushaka kuba Moridekayi uremera Hamani akaza akagukanda kugeza ubwo amanitse igiti kugira ngo akumanikeho. Hanyuma Imana ikigaragaza, igiti akaba ari ukimanikwaho, hanyuma ukabubaye Hamani original. Mane tugirire neza. Reka nsoza mbabwira ngo hama hamwe.
hamahe hamwe ugeragezwe n'abandi bose barageragejwe na Yesu yarageragejwe kandi hirya yo kugeragezwa uzahagarara imbere y'Uwiteka n'abantu be uvuga uko Imana yagutabaye. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo munsi Imana izahabwa icyubahiro. Hamwe rero hamwe ya ndirimbo ni ya 38 harya ivuga ngo mvugutira ngo kandi ungenze ute. Mwayiririmbye gace hamwe ikuvugutire igucure abaririmbyi muririmba nabakwange kubera kutari uwisi. Iyo ubu wisi baba bakwemeye none ubwo kubera kutemera ibyabisi byabo reka bagukande. Abo nibo ba Penina. Buri wese agira Penina we. Turimo kugenda na yemwe. Buri wese agira Penina we. Ushobora kureba ziriya ntebe twicara mukagira utuwanyicaza hariya wenda nakoroherwa. Ayiwe bazaha kwicaza turebe kuhamara n'ukwezi. Buri wese agira Penina we. Ndashaka gusenga Imana. Imana yacu ndayikunda ni nziza. Haleluya. Hana yarayisenze irareba uko Penina yamugenzaga iravuga ngo ubuko ngiye kukugenza rero ndaguha umwana kandi umwana original umwana uzahesha izina ryanjye icyubahiro umwana utazibagirana. Uyu Samweli wa Hana ni wa wundi Samweli umuhanuzi wahanuriraga abantu b'Imana. Uyu Samweli ni wa wundi Dawidi yahungiyeho Inayoti Irama. Hahandi abahanuzi bari hahandi Sawuli nawe yaje yahagera agahanura. N'uyu Samweli mbega umwana we. Umva muhereze Imana icyubahiro. Ihanganire mu bikugerageza we kuba nk'abandi wiba nk'abisi. Abisi nibavuga ibigambo n'ibiki ihangane utuze ukomeze usenge ukomeze ukiranuke ukomeze ubane n'Imana ariko ntiwibagirwe kuyihamagara. N'Imana yumva gusenga kandi uyu Yesu nawe yarageragejwe. Ubwo yababajwe ubwo yageragejwe abasha gutabara abageragezwa bose. Tugiye gusenga Imana ndashaka gusenga mu buryo bubiri. Icyambere nta teraniro nshobora kubamo ngo ntasengera abantu bakunze Imana yacu. Abantu bayikunze ariko kubera ibigeragezo akavuga ati rero singiye kwitera ibigeragezo. Tugomba kugira ubwenge singiye kubura ubwenge. Nanjye baransaga bakambwira bati ibintu ugiyemo iyo ureko ukazabija murangije. Dore icyatangaje rero igitangaje nuko intambara yaje ikaza ntari narangiza. Hari n'umudiyakoni wangiriye inama aravuga ati biriya bigeragezo urimo kugeragezwa birakomeye ati kuko kureka kwiga n'ukuntu ishuri wari bonyurushe arambwira tumva ngo uhugure ibi bintu bimazemo iminsi ibi bintu vamo byihorere numara kurangiza uzazukizwe. Ndamureba ndamwitegereza ndavuga abo ngizeho ikibazo nabakugize umudiyakoni. Umudiyakoni ungira inama imeze ityo ndamwaza ni ngaho binsobanurire mbese Yesu naza aje gutwara abamwiringiye tuzerekana diplome ku marembo y'ijuru twinjire. Arambwira ati ariko kandi usigaye ukarishe. Ndamubwira nti ndakarishe nyine ndamubwira nti nzabibamo diplome ntabwo ari izanjyana mu ijuru. Yesu ntazabura uko abigenza. Mana ishimwe. Iyi Mana ni nziza yumva abayisenga. Watinye kwihana watinye gukizwa kubera ko utinye ibigeragezo ukavuga ngo ndamutse nkijijwe ngo bangenza baca. Reka nkubwire nubwo nasinyiye bya bindi nababwiye ko mu bantu bafite abagore beza no muri uru rusengero n'ahandi ahantu hose ngibyo narabigenzuye nta muntu ufite umugore mwiza nkanjye tawe. Numubona uzamunzanira hanyuma musobanurire ukuntu umugore we atari mwiza nk'uwanjye.
bahise bahagarika kundihira amashuri, kandi mu bapasiteri bake b'abalisansiye mbamo. Narize, uzi uko nabigenje? Naremenja kubumba amatafari, ubunzi kubumba amatafari ya rukarakara. Mu kiruhuko nibyo nakoraga, nkishakira minerval. Weho wabujije ababyeyi amahoro, nayo baguhaye uragenda ukayarira mu nzira, ukagaruka kubabesha ngo nibaguha amafaranga ya geography. Arabo twiganaga bazaga gusaba ababyeyi babo ngo badutumye amafaranga ngo ya histoire. Umubyeyi utarize agashaka, se mwana wanje nangahe? Ngo ni 20,000 amafaranga ya histoire. Nayo kujya kurya ku ishuri no gupfusha ubusa mu bintu bitandukanye, bakabesha ababyeyi babo. Ngikiruhuko cyarageraga, nkagenda nkaja kubumbira abantu amatafari, kandi nigaga ndege externe kubera ko niho barihaga make. Nakoraga urugendo rw'amasaha 2 mu gitondo n'amasaha 2 nimugoroba ngiye ku ishuri, kandi nkabuwa mbere. Mana shimwe yangiriye neza. Hanyuma ndiga ndangiza segonderi, umva nanyuze mu byo kubura minerval, ntangira gutekereza bya binini narahiye. Ndabana ubundi ko bansinyishije ngo umwuka wera na pastoro bazandihire minerval. Umunsi umwe ndagenda nsanga pastor umushumba, mubwira ikibazo cyanjye. Umushumba aracyumva, yari umushumba mwiza we. Aracyumva arambwira ati ku cyumweru tuzaba dufite n'igaburo ryera. Nari maze ibyumweru 2 baranyirukanye, ubwo nari ndi kwiga mfite umugore kubera ibyabaye inaha. Atuzaze nzaguha minerval uje ku ishuri nta kibazo nyuma y'igaburo ryera. Umva sha, Bibiliya iravuga ngo uwiringira umwana w'umuntu agira ati avuma. Umva uko byangendekeye. Nageze mu iteraniro, tuba mu iteraniro rya mbere rirangiye. Iteraniro rya mbere rigeze mu gihe cyo gutura, turimo gutura dore ibyabaye nagahoma munwa. Turimo gutura, twari twakoreye iteraniro hanze. Ngiye kubona turi muri iryo teraniro, pastori warurampa minerval, maze ibyumweru 2 nkajya ku ishuri, baranyirukaniye minerval. Ngiye kubona mbona umuntu aje yambaye ikote, araza amugeze inyuma, abaramwongoreye ibyo yamubwiye ntubimbaze. Hanyuma undi aramuhakanira, arabanza arahaguruka aragenda asengera amaturo. Amaze kuyasengera, abari bicaranye nawe ngo yaramubwiye ngo buretse mbanze nsengera amaturo. Amaze kuyasengera, iryo teraniro nari ndirimo, ariko ntegereje n'amafaranga kuwa mbere ndaje kwiga. Hanyuma mbona akurikiye wa muntu rero, baramutambuka. Nageze iruhande, asa n'urimo kumubwira, nawe atega ugutwi. Yateze ukugutwi, undaturuka iruhande, abazamuye imbunda, ahita mukubitira urusasu hano mu iteraniro. Pasiteri warurampa amafaranga nkajya ku ishuri ahita agwaho. Umutima ukaza ntubuse, Mana yanjye rwose ko nongeye kugeragezwa. Kandi ubu ndabwira umugore we upfushije umugabo ngo mpa amafaranga pastor yari yambwiye. Ubwo se weho wabigenza ute? Narebye ku Mana ndayitumbira, Imana yo kabyara igaheka abahungu n'abakobwa basa namwe. Yo indihira minerval, none niza segonderi ndayirangiza, niga na kaminuza ndayirangiza. Yo ejo bundi yo badafunga fatek nari ndi gukora na masters, ariko nubundi nzasubirayo kuko bazayifungura. Niba batayifungura nzaja n'ahandi. Mumpere Yesu cyubahiro.